Inshuti bavandimwe, nk'uko bavuze ngo intare ni umwami w'ishyamba, yishakira ibisubizo kuko idashobora kuburara, irashakisha uko bishoboka kose ariko ikabona icyo kurya. mutima wanjye nyumva, ndakomeye ndi intare, nibura umuhigo, haguruka, uri intare, yego ndi intare nibura umuhigo. Mwaramutse bose. Rwose mumbabarire mu makazi rwose merewe nabi cyane, rwose iri mumfashe. None se abandi baza kwaka akazi zisa? Hayiga datuwe bose ndakwingenza umbabarire rwose umfashe. Ubukene burangije rwose. Oya ntabwo abandi baza kwaka akazi zisa. Hayiga datuwe bose ndakwingenza rwose urwane. Ubukene bumeze nabi rwose. Oya watererewe, ntabwo abandi baza kwaka akazi zisa. Bose ubu koko naye ko bose nzi gutunda sima n'amabuye. Byose nzi kubyikorera bose. Ko wakererewe? Bose ndagerageza nkuri. Ko bataka akazi zisa? Bose ndagerageza. Ngaho genda ujye kuzana umucanga. Gira vuba umareho uwo mucanga cyangwa nkwirukane. Bose ndangumazo minota ingahe rwose. Ntago mu kazi umuntu aba yaje guteta, kiravuga. Cyangwa mbirukanye amaje mu kazi.
nateguye ndakoresha pose nk'irabye. nzaba nubaka. Ugati gwafata. Unajua ukavuka kuzasa. Ndi intare ntare nyurwa na duke sha mwana wanjye jya muri pose. ntare ntukabure icyo urya ntare rya gake kakunyure ntare. Ndi intare. Hariya hari ikijama kitujengereje kiba kiduteranya na boss. Wakora iki kiragera ko cyangwa. Ubundi kiriya kijama njye n'abakiranga.